Yes, nizere komeza fresh sana, nizere komeze neza cyane. Welcome to the show yitwa The Don Captain Paxson. Yateye kwa tuganira ni it's been a long time tutavugana ariko duhwete tugomba kuza kuganira byinshi cyane. Pa komeza fresh? Alhamdulillah biramina ndashimira Imana. Why not? Ndashimira Imana washimirande. Yego, igihe cyose ubushima Imana. Impamvu ibiyihe, even if byaba bitameze neza ariko numva igihe cyose uvuga alhamdulillah. Uzima Patrick the entertainer no kubera ko yubyutse uri muzima waba urwaye ariko uri muzima ubasha guhumeka ugomba gushimira Imana waba ushonje waba waravunitse waba ufite ikibazo cyari cyoza ariko ukabyuka byonyine ukabyuka ureba tu wama gushimira Imana kindi ko byose bibaho kubera ko Imana kiba yabipanze. Okay, Captain rero niyo tujye kuba tuganira ariko kandi abashigiye kinini ngira ngo byo imanuka wagize abantu barabikurikiye ariko si umunsi none amezi agiye kuba ngira ngo udakora ubayeho gute ubuzima bumeze gute muri rusange none twinjiye mu kiganiro cyacu ko abantu babanje kumenya ngo niwo ubuzima bumeze gute. So Kigali goye kubaho nta mafaranga uyu munsi muri kujya ku kazi Neaso Patrick iminsi 120. Amen. Ukwezi kwa mbere ka nangiye ku kwezi kwa mbere ibi nago byari bibi nanjye kuri account yanjye nafite ubuntu bwanjye nafite n'abantu bafite umutima icyo gihe bari benshane but anyways ndashimiye cyane umusore wo bita TB Live kugiza nisa yambere umuvandimwe yambere inshuti yambere umubyeyi yambere everything nagari wenyine ni benshane you too as well you too naba byanyetse yuko mfite inshuti uzi kubana kwezi kwa mbere nakira abantu abari umubare baramfashije nanjye nifashije mbona no kujya mu bitaro ntabwo ugize ubona nsaba inkunga yo kumba yego uzumva mubwira ngo miliyoni zingahe ngo ngomarize kandi arugo biba ngo mukabona abandi baje ku makamera baje kuvuga wenda ko barwaje abantu. So the thing is kwezi kwa mbere abantu benshi baramfashije cyane abantu baba abroad mu jamani yitwa TB Live mugeni umwana mwiza aro bitekanye ishamba yego wenda umwana mwiza ari n'abandi tu barahawe beshira yego. Ukwezi kwa kabiri ibintu byaje gukomeramo wa muntu wakubaga hafi akuzana akadobo urizi kujya kuri to byari ibintu bya danje bigoye byari danje ntago nakubesha Imana shimi yanjye abantu bavunitse barabizi mwana kandi navunitse na danje ngiye gufwa ryo mu itako ryakitse mu kabiri I'm saying n'abakanya mbasha kuvuga mbasha kugera ndi kumbago ntago nari siko nagenda. So kwezi kwa kabiri wa muntu wagufashaga umubwira ngo meriza uriya mupira nawe ananiwe yego naba naniwe umuntu ubugukuncije bari mu byanga kuno umuntu n'umuntu nawe yarukuno gatajya kuzama kumva wa muntu koza pepa buri munsi nawe agira akavuga se umuntu zaza pepa buri gihe anararambirwa urumva ukwezi kwa gatatu ko abantu babazi ko imvune imeze nko wajya gutsikira yego byoroshye nko gutsikira tu cyangwa imetse so mu kwezi kumwe yarabagarutse mu kazi naga ari facile kandi navunitse nubwo bashiraho sima urumva nakomeye cyane ntabwo bashiraho sima ibiro byose by'umubiri n'ubiri it's very very hard kandi urasabwa kwigengesera kugira ngo bya biro byose ugerageze kubiminimizing byatari na discipline y'insazi nk'abantu bakunda akabyerire bakagabanya ariko ari igitutsi byanguka kama mbaya uko n'ukwezi turi mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa kabiri kwezi kwa kabiri abantu barari bagifite umutima barari tu uwo muntu uri close cyane kuri wowe ugufasha muri activities zitandukanye genda uzane akashi ku muhanda genda ufungure gate uzane Patrick hari umushyitsi uje yego uwo nawe yagize nararambirwa urahora unuma yego. Ukwezi kwa gatatu uguma wenyine sasa umwe Fabrice alone umwe Fabrice ubwo rero usenga Imana yo mwijuru gusa ubona internet ni urabona online ugerageje kuba bize mu kuntu agativi kaka to that ubone Patrick the entertainer urebe ibintu byose bakumuhanda cause ntago ugenda ku muhanda maze amezi ane yose ku muhanda bambwiye ko ku muhanda bashyizera amatara girlfriend wanjye mbere yuko zikozaho yaramwe ngo uko bashyize amatara haraka byabaye ngombwa ko mfata imbago nje kureba amatara dange kundo wagere ariko igeze ujya umuturage mwana byabaye ngombwa ko iryo joro mfata imbago
nje kureba aya matara koko ujyana indi mu cyaro ko I was like man muri wood yanjye man kuri Bank Populaire bashyize amatara let me go check man narazamutse zero stairs ariko nabwo nshimiye Imana tu cyagushoboje kugerayo kwese gatatu ko kwari danje kwa gatatu ko karimo n'ibitekerezo byinshi cyane abantu bagabanutse bagufasha kuri account ya amafaranga yashize ababyeyi bawe nabo baba bafite izindi aso zabo uri umuntu mukuru ntabwo wajya kwabwira ibyawe kwanza turi abantu b'abasore man turi abahasla tuzi kwiyigira so yumva imyaka yose wabayeho wishakishiriza ibiceri kumva no kutegereje umuntu gushyira kuri momo rero ntabwo wajya gusabiriza man tangira uvuga ngo mfashije you know what I'm saying yes nabwo bigusaba gutekereza uvuga man nzongera ngende koko byonye bikwica mu mutwe nzongera ngende ari n'igi Imana ushaka kugenda ukarogoya Imana yego kavuga nzongera ngende Mana kuki so tangira kuyibazaho nzongera ngende ko ndimukora EP yanjye EP yanjye nzongera muri promotion yayo nako listening party yayo nzongera njye kuri radio station ko niko kazi kanjye zabona opportunity kujya kuri TV station byose urabyibaza you know what I'm saying nabyo biba ari byinshi cyane na mama yake n'ukuntu akubwiye ari ukuntu zabaye none ugasanga uri wenyine sasa babagiye ibyo gutekereza ni byinshi inshingano ni nyinshi kandi noneho nicyo kubikoraho nacyo ariko uzi umwana Patrick akaza kwira ID yambaye ikanzu agasanga papa we yicyari yameze nk'idage kumbago sinye byo nkubwira ngo abantu bakajugale kigera ari meze nka kadingile Dedon ubwo buzima bwose ubuciyemo yes sir isomo noneho mu mezane ubuzima bukwigishije iki wa Paxson uri buze kujya kuri destination ufite vibe za danje ushobora kubita amasaha 3 non stop ushobora kuza kujya muri show wenda Rubavu cyangwa hehe mu ntara ugaperforminga saa 9 z'ijoro uyu munsi noneho utegetswe kuri buze guhamagara umuntu ukinguriye umuntu kuri gate ni rihe somo ririmo Benambika maze nshimira Imana benambina nubwo nabashaga kuva ku buriri bwanjye ngiye no mu ntebe abantu bo bamfashaga ntabwo nibasha kujya kuri toilet byadanje nagize you know ngene step by step ubundi kumbaga ebyiri inshallah nzagenda kuri imwe inshallah imwe nzayivaho ngene n'amaguru cyangwa ngene no kumbago birirwanje gasikora yabibanza ariko isomo nakuye mu bintu byose baraneza n'abantu yego bananeza n'abantu akindi kintu yego twebwe muri entertainment ari umuntu ushobora kubona you know natakinze Patrick the entertainer namatakinze ariko namatakinze mu buryo bwa entertainment apana apana mu buryo ntabwo wagiye muri famille ushobora kuza ukaba Paxson ntabwo azi kuririmba ariko famille yireke wijya ku mwana wijya kuri girlfriend okay that's what yeki nizemo no kubana cause iyo ubanye n'abantu these are the people n'abantu bagira umutima you know what I'm saying bagira umutima baza bakagusura bakigomwa bakaza bakagusura ariko iyo ubanye nabi n'abantu niko akunda bakubwira ngo runaka mwana yitabye Imana bamushingwe ngo kwa lingilingi ugasara n'umuntu wagiye none wakuma ngo Patrick nagombe kwifurije wakuma ngo Patrick ngo ebana yakareye tukarira cyane ahubwo Tom Patrick uko washize cyumweru bamushinguye wa nabyo namenye ngo ari bangaye ngari abantu batatu n'ubundi ntakintu danje ariko iyo ufite abantu mwabanye bakaguherekeza n'umuryango wawe urabaye you know what I'm saying like umugi wo bita TB Live yarambwiye ngo njye kimbabaza impamvu ngufasha you know my brother naguri ikintu cyari cyose kuri njyewe ndifuza yuko umwana wawe abona papa wiwe yumvaga abona muri video yongera mubona moving nubwo it was an accident yari umufana wasunitse it was an accident ariko yo fuck it paka nubwo urwaye ariko kuri ko naho kwagiye nabaye bantu bagutengushye ubwo tubona narenze ko ari homies ariko ebana mezane ntago bambaye hafi lengele abantu na madage kambiri kara madage muri amadage yewe iyi studio man irazenguruka homeboy nanjye nabyutse mu gitondo njya muri concert nago nari siko nagaruka ndi kumbaga kambire nibe man shimi yanjye
ari umujyama yego ukora kuri company ya Danji ukora kuri RBA muji twaraganiriye ariko ngiye nashyira wangize hano mu rugo ansaba uburyo bwa promotion n'ibiki byose cause asiko mfite connection asiko ndi kuri radio nubwo navunitse asiko namuhuza na Patrick the Entertainer muri show kwa kuri Fine Fame you know what I'm saying so Peter ngize itamamagara umuji umwe ukora kuri RBA muri your company so Gina mubwira yo man back sorry ekaze mukanya ngure utubuto yego kana urumvura mu kwezi kwa gatatu kwa kwezi nakubwiye kwa kwa ni kuri hard very hard Fimbo my man nategereza uzi kumuhamagara shwida yabwira brokies none ubundi mukoboyi kuri company imwe n'umuji wanje byatari kanimwe ku mazi nyote banyishe bambugishije ngambuje inzoga waraziretse nago nuko bwambere nguri icupa ukaryanga ukajyana icupa ryawe yani biyoga byawe undi mujama kwa the same company umuji wanje byatari paturaganiriye ambwira amafaranga yahembwa ambwira ibyiza ambwira ambwira birangiye ahita akoza ku yangingo ya painkiller ndambwira alhamdulillah bil alamin ukuye Allah ukubire Allah kongerera gwe baraka wallahi amashimwe menshi cyane navuga mana jumwijuru koko wallahi abantu we muracyabaho uzi kumuhamagara mu gitondo ukambwira the following days kumuhamagara mu gitondo nagasambwa buri ndi mu nama nama makumyabiri amahorera umunsi ukurikiye itundi nakubwiye ngo ndaza kubikoresha imyanjye ngira ikibazo n'ikindi ngiye nyine mfite irungu n'agafilime nakarambiwe n'amamagara mvanaho pressure noneho ndi ishumi yanjye cyese ukanze pose nkamukubwira behind the camera kana pose mukubwira ikindi cyamamare cya dance yego ikindi cyamamare kinafira abantu ngo cyo kigize ikintu cy'isi ni mu byataye abana cyo cyambaye neza ubona ari iki ari umuntu nyine w'umukapo ufite n'umutima kiba muri Amerika ntabwo nari mbizi wongeye kubona bona ka message ko jiwanje arafite telefone sinzi kubyo bavuganye ngiye arambwira ko ameda an accident amubwira nari mbizi tuvugana byarambwira don't worry ugira ikibazo Paxson I'm your brother. I'm your brother. When you need it. Don't worry, brother. Where you at, brother? I'm in the States. I stay in the States these days. You stay in the States? Yeah. I stay in the States. No. What does it take to recover? I'm like, it takes a lot. It takes a lot to recover. So don't worry, no itomoro n'umuntu akwaje amunakoje ikibazo wumva ukeneye kubaza. What does it take to recover? Tell me all the whole budget. Feel free. Feel free, my brother. I'm getting it's up to you. You can do whatever you want. When generator. Whatever you want. No, don't worry. Just tell me like how much. I'm like, no. Be free. Be free. Feel free, brother. Do whatever I'm you your want. brother, man. I can't move with you in the I'm a brother, man. Kinyarwanda mwibagiwe Kinyarwanda namwibagiwe Kinyarwanda mwibagiwe twikomeza mu cyongereza don't worry brother feel free don't worry I'm a brother man ariko gatandatu Saturday mu gitondo kare cyane nambwira none saka namba kanya akubwira ni 07 82 izo amazina ni Edson yego gira vuba No, I got your number, brother. I know. Don't worry. Don't stress yourself. I got your number. No, I got your number. Don't worry. I got your number. Saturday. Nabugai bara kuambe nagari muri vision 2020. Kujiji. I'm back. You pay. You pay kile. I never give me. You pay kile. Uzayima. Back. Uzi Monday. Nasemfa telefone naguza internet mu gitondo cyakare. Na MTM ndeje yanjye. Nasembwira kadogo. Aho tinundi nago n'amaji kafazali kiramo mayinte. Irukanga. Adabizi ko ayo mayinte ari buza kuzana agafuka kaje. Semwandika nambwa kiri guteji mbona ziratikize ngo twin. Abisomye. Abo tendagiye gushyira. Navuga none se gahunda ko nshaka ukinizanje. Kwida.
shime yanjye aka message nago akabonye shwida aka voice note no riba navuga no ndahamagara reka reka ngize akaza kupa ngize nanyita muta muri our green peoples babaye ariko the race man ngiye gushimira abantu bangezo bro man ari abantu benshi cyane bashimye no ba surprises man White Monkey yara surprises my man akandi kana kitwa Dr. N kana surprises akoze White Monkey wibana 50 yakayagwereza yano umunsi wo kubeshya cyaribeshye cyane yaribeshye cyane gitano nagize ngo ayozo mvandimwe niyibeshye zero anyway no you know like the first day nagunanze kuna bunti bikomeye byate akumbabara cyane man nanyuze mbabare bwa danshumi yanjye nibona ameza ndi mu rugo no muri kuri kaburimbo nahazi ibintu bibona kuri televiziyo meze nk'akajugale nanjye hano you know what I'm saying nabona white yambwiye big bro numche kwa cause accident ko yagomba kugaga kuri EP yanjye already twatumaze dufite naga safe tumugukora amwe numche kwa cause accident ariko naribi ndi very busy mu iminsi mfite akazi ni mugukora ariko fa kuguru uduti yo kwambona urutano ngo twin nasemwa White Monkey ago I got Patrick good doing this shit. Na ubwoba kabisa. People agomba kungera ariko umunsi nabonetse the following day agomba kuza nubwo yahise arwana nawe n'amabatigizaza. So ibihe bikomeye nibyo bikwereka abantu bawe ne. Yeah, Green P took his time, Fierce afashe umwanya. You know, abandi benshi cyane bro mbavuze bose ayo umwe ushobora kwibagirwa akabona cyatamvuze so abakugezeho bose Imana ibaho umugisha abagize ariko utandukanya araba kugeza bakuzana inzoga n'imbuto totally different uhitamo bande ni ikibazo ubajije abantu badusubira muri comment wowe wahitamo nde wowe umuntu ararwaye umwazanye imbuto unazanye Rapey Master Touch Rapey yafunze studio ya zano Delu producer uri mukora kuri EP yanjye yitwa Take Off zagizwe n'indirimbo 10 akanye ndimbo nawe yarahageze we yararagana noneho wo bita Russ G nompeto bita Skills baragana studio bafataga ibikoresho byabo machine sound card microphone headsets bakararandukara ko nta kinakoraga n'ubu wakubasanze hano uko you know byazi ko zari nyagasana blessing kabisa ariko nagusubije isomo nize kwaneza n'abantu ubwo twarondogoye cyane isomo nize muri byose no kubana neza n'abantu nta kindi kintu tugi ariko nabwo urashaka abana nawe zaza umureka mwanzaza umutaye naga itegeko ushaka ko mubana muri abantu utabishakura mwihura amen abandi tushashe nashizana nayibonye uyu n'umusani ikore wibazo byawe ngo n'umuyisilamu no musara ikore wibazo byawe nagabonye